abenshi mwabonye amafoto y'ingabo za RPA ku rugamba rwo kubohora igihugu bakunze kwibaza ku mugore wagaragaye mu ifoto ari mu barinze Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba mwaka 1990. Uwo mugore byagaragariraga buri wese kari muto, bigatuma bibaza ku butwari bwe bwo gushirika ubwoba. Uwo ni Lydia Bagwaneza amaze kugera ku rwego rwa koloneli. Ipeti ritigeze rigirwa n'umugore kugeza ubwo mwaka 2023 mu Kuboza Perezida Paul Kagame aha iryo peti abagore barindwi. Nitwa Colonel Lydia Bagwaneza, nkaba ubundi nkorera mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bita Republican Guard. Kubona uwo mugore ku rugamba ntabwo bivuze ko bidashoboka, ahubwo ikibazwaga nuko mubona umwana w'umukobwa muri iyo myaka tubucyane kare mu mwaka 1990 ahari imyumvire itesha agaciro umugore. Nkubwire, I'm proud of my country. Nge wumva nitwa Fabrice, uhaye kaze hano kuri Mr ML TV. Ntibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. Ninjiye mu gisirikare muri 90, nkuko mubizi hari urugamba rwo kubohora igihugu, buri muntu akwiye kugira impamvu yo gukora ibyo akora. Colonel Lydia Bagwaneza yavukiye mu nkambi y'impunzi ya Rwamwanja iherereye mu majyepfo ya Uganda, ababyeyi be bari barahungiye kubera ivangura n'ubwicanyi byabaye mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwaka 1990 akimara kurangiza amashuri abanza yinjiye mu ngabo za RPA cyangwa se Rwanda Patriotic Army. Aha ni mu rurimi rw'Icyongereza. Afite imyaka 14 gusa y'amavuko. Agera mu Rwanda atarigeze arumenya na rimwe. Yagize ati, ntabwo narinze u Rwanda, twavukiye mu mahanga ariko twari dufite intego yo kurubohora. Mvuye mu rugo nkasanga basaza banjye ku rugamba, ntabwo nari jyenyine, hari n'abandi bakobwa twari batoya mu by'ukuri, ariko n'abasaza bacu nabo bari batoya. Colonel Lydia Bagwaneza avuka mu muryango w'abana 10. Avuga ko yinjiye mu gisirikari abikundishijwe n'umubyeyi we, aho yabaga yicaye mu bana be agahora baganiriza icyifuzo cye agira ati, bana banje nzishima ari uko mu bitabira urugamba rwo kubohora igihugu mbonye umwana wanjye, nzishimira kubona mbohowe n'abari mu mwana wanjye, umwana nabyaye. Ngo muri iyo minsi nibwo mu gace k'iwabo hakozwe ubukangurambaga busaba ababyeyi gutanga abana babo ngo bajye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Colonel Lydia Bagwaneza yasabye umubyeyi we wari mama we ko yamwemerera kujya mu gisirikare, abyumva atazuyaje. Umwangavu w'imyaka 18 atangira urwo rugendo, aho yagaragaraga mu basirikari bato bitabiriye urugamba. Umwana w'umukobwa muto Bagwaneza yifatanyije n'abandi urugamba rukomeye rwo kubohora igihugu, aho yanyuze mu bigeragezo bikomeye birimo urugendo rurerure mu mashyamba, kurara mu butayu no kurwana intambara zitoroshye. Hari umwe mu bagore bake bafashe intwaro bakarwana ku rugamba, bagaragazaga ubutwari n'ubwitange budasanzwe. Izo kuri ntabwo nigeze nduha, nta na hamwe nigeze nduha ngo baransiga, nta na hamwe nigeze nduha ngo byo bakoze sinabikoze. Kuva dutangira urugamba kurinda turushoje, hari abagiye, hari abasigaye, ntacyo twakoze kugira ngo dusigare, ariko nakubwira ko bisaba commitment. Colonel Lydia Bagwaneza ku rugamba nubwo yari umwana ntigeze aruha kugeza babohoye igihugu. Mu kiganiro yarutse kugirana na mama urwa Gasabo ubwo yasozaga amasomo y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'intambara mu ishuri rikuru rya gisirikari riri i Musanze. Colonel Lydia Bagwaneza avuga ko muri ayo masomo yisanze ari we mugore uyarimo mu bagabo basaga 48. Maze igihe cy'umwaka hano ndi umudamu mu banyeshuri turi 48 nanjye wa 49. Tukaba twarigaga bimwe, tukabazwa ibizami bimwe. Ninjye mudamu njyenyine wari urimo. Avuga ko kuba yararwanye urugamba rwo kubohora igihugu akaba ageze ku rwego rwa koloneli abikesha ubuyobozi bwiza
butigeze bwibagirwa umugore. Aha yagize ati kuba ndi umudamu ufite ipeti rya koloneli nkaba nzamukana n'abandi bagore mu iterambere ry'igihugu n'abandi bifite icyo bivuze. Icya mbere ni uko dufite ubuyobozi butigeze busubiza abakobwa cyangwa se umugore inyuma. Icya kabiri ni uko natwe tugomba kubikorera. Arongera agira ati nk'ubu maze igihe kinini cy'amezi 11 hano, twari abanyeshuri 49 kandi ni njye mugore njyenyine wari muri aya masomo, aho twigaga bimwe tukabazwa ibizamini bimwe kandi nkitwara neza. Bisaba kubikorera, ntabwo ari ibintu byizana, urahatana. Bikaba rero bisaba kubikorera, bisaba kubikorera, ntabwo ari ibintu byizana, urahatana. Akandi kantu gatangaje katunguye benshi ubwo perezida wa Tanzania yasuraga u Rwanda, yari arindwe na Koloneli Lydie Bagwaneza. Aha yari yambaye umukara ndetse n'ishati y'umweru. Koloneli Bagwaneza avuga ko ubwo yinjiraga mu gisirikare mwaka w'1990 yumvaga ko agomba gufatanya n'abasaza be gukorera igihugu. Kuri we ngo kuba umubyeyi ntibimubuza gukora imirimo ye ya gisirikare. Aha yagize ati kuva mvuye mu rugo ngasanga abasaza banjye ku rugamba ari kumwe n'abandi bakobwa, twari bato mu by'ukuri, ariko n'abandi basaza bacu bari batoye. Twagenze urugendo rutari ruto kandi rutoroshye, ariko njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu akwiye kugira impamvu yo gukora ibyo akora. Kuva mvuye mu rugo nkasanga abasaza banjye ku rugamba, ntabwo nari jyenyine, hari n'abandi bakobwa twari batoya mu by'ukuri, ariko n'abasaza bacu nabo bari batoya. Urugendo twagenze rero rwari urugendo rutari rutoya kandi rutoroshye. Arongera ati twari dufite impamvu yo gukora ibyo twakoze, twari dufite ubuyobozi bwari butuyoboye neza nubwo bitari byoroshye, ariko badusobanuraga impamvu z'urugamba turimo. Gusa nk'abakobwa ntitwabura guhura n'imbogamizi zirenze gato ku bahungu. Aha yakomeje agira ati urugero, umwana w'umukobwa akenera kwitabwaho bidasanzwe cyangwa se special care, akenera gukaraba aho abandi batakarabye, ashobora kuruha mu bihe bitandukanye. Ariko hari ukuntu navuga ko Imana ibanye n'abantu mu bihe byose. Ndababwiza ukuri, ntabwo nigeze nduha, nta na hamwe nigeze nduha ngo baransiga. Ibyo bakoze sinabikoze kuva dutangira urugamba kugeza barusoje. Gusa bisaba guhatana no kumenya icyo urwanira. Koloneli Lydie Bagwaneza avuga ko mbere yo gutangira urugamba rwo kubohora igihugu atigeze agira amahirwe yo kumenya u Rwanda. Avuga ko nubwo babohoye igihugu bagasanga cyarahindutse nabi, ariko ngo kugeza ubu yishimiye aho igihugu kigeze kiyubaka. Aha yagize ati uyu munsi ntewe ishema n'igihugu cyanjye. I am proud of my country. Ni igihugu gifite aho cyavuye, gifite aho kigeze, ni igihugu kandi gifite aho cyerekeza. Ubumwe bwacu twahisemo buhuje abanyarwanda, ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi ni ugukora cyane kandi tugakoresha bike tukagera kuri byinshi. Nibyo dukora, tukamenya ko tugomba kubibazwa cyangwa se accountability. Icya gatatu kirenzeho kimfasha cyangwa cyafasha buri munyarwanda wese nka message y'uyu munsi ni kuba accountable. Ibyo ukora ukamenya ko ugomba kubibazwa nk'umuntu, nk'umunyarwanda wifuza aho igihugu cye cyavaho kigeze uyu munsi kikagera ahandi tukifuza, kuko birashoboka. Avuga ko akazi akora ka buri munsi katamutandukanya n'umuryango we. Aha yagize ati umugabo wanjye arabizi ko ngomba kwitangira igihugu, kandi kije cyose ndabimubwira ntihaje aka kazi. Umugabo wanjye n'abana banjye bavutse bambona bazi ibyo ndimo. Arongera ati mu bihe tuganira babwira ko igihe cyose haje igihugu bamenya ko ngiye kukitangira, ko ngiye kubashakira amahoro, kuko igihugu ngifata nk'ingobyi ihetse abantu bose. Ingobyi bagomba kubungabunga, bagomba gusigasira. Koloneli Bagwaneza asaba abakiri bato kugira umuhate, ubushake ndetse n'umurava mu byo bakora byose kugira ngo bagere ku nzozi zabo kandi bakigirira icyizere muri byose.
bagore barindwi bo mu ngabo z'u Rwanda baherutse guhabwa ipeti rya Colonel. Ni Colonel Betty Dukuze, Colonel Berina Kayirangwa, Colonel Seraphine Nyirasafari, Colonel Marie Claire Muragijimana, Colonel Hedi Bagwaneza, Colonel Razane Ingabire ndetse na Colonel Stella Uwineza. Nyuma y'urugamba yakomeje umwuga wa gisirikari muri Rwanda Defense Force cyangwa se RDF, aho yagiye azamurwa mu ntera kubera ubwitange n'ubushobozi bwe. Kugeza ubu ni umuyobozi ushinzwe imibanire y'abasivili n'abasirikari mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu cyangwa se Republican Guard. Mu Kuboza umwaka wa 2023, Colonel Lydie Bagwaneza yabaye umwe mu bagore barindwi ba mbere bahawe ipeti rya Colonel mu Rwanda. Igikorwa cyashimangiye uruhare rw'abagore mu gisirikare cy'u Rwanda. Colonel Lydie Bagwaneza asaba urubyiruko rw'u Rwanda gukomeza kwiga no gukunda igihugu. Agira ati, urubyiruko rugomba kugira inyota yo kwiga, kwishimira ibyo twagezeho, ariko rukanibanda ku hazaza h'u Rwanda. Urubyiruko rurimo kuzamuka muri iki gihe harimo n'abana banjye, nuko buri muntu wese agomba kumenya ko ibyiza biraharanirwa. Amateka ya Colonel Lydie Bagwaneza ni isomo rikomeye ku rubyiruko, cyane cyane abakobwa, ko ubushake, ubutwari n'ubwitange bishobora guhindura amateka y'igihugu. Ni urugero rw'umugore wavuye mu buhungiro akinjira mu rugamba akiri muto, none ubu akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda. Murakoze cyane kubana natwe. Yari Fabrice mwumvaga nk'ibisanzwe, gutegura nkanakugezaho ubucukumbuzi bwihariye utasanga handi uretse hano kuri Mr ML TV. Kora subscribe ubundi tubane mu bindi biganiro. Bye bye.